gacenshi wo pujita wo pucuni ni bewoting ni fapitse uzanabaza uzatembera imisozi igihumbi bavuga ko ari urw'imisozi igihumbi nusanga mu ndimo nge mbu muhanzi wa mbere man number uno to introduce Chinese rap in Rwanda seriously man last and ever lie karavuga ngo nanago nakongera kwemera guhura n'abantu batabona n'umukunzi. Turabashimiye cyane abahisemo gukurikirana ibiganiro bya Telesonga TV. Turabashimiye kuba mwatugiriye icyizere ndetse uyu munsi twakuzaniye umusore umuhanzi nyarwanda, umunyabugeni ufite udushya twinshi cyane yiteguye kukugezaho. Tugaye ikaze muvandimwe. Yeah, what's up my people? Meyigaje ni yo puton yi si pusi hwani meyingwa si dameyo ni jenikasi woza matao na gacenshi wo pujita wo pucuni ni bewoting ni fapitse. What's up my people? Right. Man, nitwa Lacy Mihigo umulashi kuva kwa Kirima nkaba ndi umuhanzi nyarwanda uririmba Chinese rap. What's up? Yeah, mwite Lacy umurashi Mihigo kuva kwa Kirima no umuhanzi nyarwanda ariko mu byukuri uririmba mu Gishinwa. Nangiye kuvuga ngo uririmba ariko nubundi ntacyo byatwaye cyane. Bitwaye ikizema ntacyo bitwaye. Okay, wadusangizaho gatoya cyane kugira ngo ese uve kuririmba ureke kuririmba mu Kinyarwanda ujye mu Gishinwa, wabitewe n'iki, byakugendekeye gute? It's my really it's a long journey to explain, you know what. Twahereye kera tuvuga tuka turirimbe old school na tuva mu old school haza Kinya trap. Turakubita mfite indirimbo za Kinya trap like amafuti y'umugabo. None nza kure ndavuga ni Kinya trap, ubwo no gucuruza turacuruza ku ma platform atandukanye. Ndavuga noneho kubera ko nsanzwe n'ubundi ndi umuntu ugerageza Igishinwa, reka nataki no zone ndebe ibiri muri iyi zone ni ibiki. Burya ngo ntayitinye itarungurutse musore wanjye ntufata. None ndavuga ni reka nataki no zone nge mbu umuhanzi wa mbere man number uno to introduce Chinese rap in Rwanda. Uniwe muhanzi wa mbere uzanye rap y'Igishinwa mu Rwanda. Asugukubeshya uzanabaza uzatembera imisozi igihumbi bavuga ko ari urw'imisozi igihumbi nusanga mu ndimo waririmbye Chinese rap ushobora gukora interpretation ukora nyine izisanzwe za indirimbo culturelle z'Abashinwa ukagira ibiki, ariko nubumva hari undi mujama wanditse Chinese rap for himself, man you told me you call me sure man. Alright, uragira uti wari usanzwe uzi Igishinwa. Igishinwa kimenye ute? Niho wavukiye, niho wabaye, ni iwanyu cyangwa warakize bisanzwe mu ishuri urakimenya? Man, kuvugisha ukuri seriously man last and ever lie, never tell lies. Yes. Nago ngiye kuba nka wa mugabo uvuze ngo navukiye ku mugabane umwe ngo bucyangeze ku wundi. Jamais. Igishinwa bura ingiki uzaba cyuragitegura. Man bisaba gutegura apesa ukagenda ugatwika. So Igishinwa rero naje kurira ndavuga ni ese nk'umuntu nkanje w'umu artiste kumba nzi Icyongereza nkaba nakiririmba, Igifaransa nkaba nakiririmba, ariko ibi bintu bikaba bivuga ngo ntago abo Bongereza nabo Bafaransa aribo bari gufata isi. Kuki Igishinwa kiri gufata isi? No. Why not me? Let me try this. Nabo ntago natsindwa kugerageza ngo ndagerageza ntsindwe. You got me man. Okay? Yes. Now I am using Chinese, okay? Ubu nicyo kimwe n'umugati nufata. Igishinwa ubu kiragutunze mu buzima busanzwe, nicyo kikubesheje? Mbose cyo gusa kubera ko ngiye ndi tutrava. Buriya wa mujama waririmbye ngo yakanika yakogosha whatever man, uri ahubwo numvisha ari ngewe. Ahubwo urasiwe ahubwo ninge yavugiraga. Man, what's up king man? King, what's up man? Uyu musore turi kumwe afite indirimbo nyinshi, harimo indirimbo yitwa Uzambaze ejo, afite indi ndirimbo yitwa Wembley, afite indi ndirimbo yitwa ni nyinshi cyane, afite Témoignage. Urumva Témoignage n'ubuhamya. Ese ibikubiye muri iyo ndirimbo Témoignage ni ubuzima bwawe wavugaga nde? Man, ubundi turimba life story. So you know rekono ukunda umuntu tu. Ako umuntu hari igihe bidakunda neza ngo bibe sample bigwe mu kadomo, you hit a point bikanga.
bakavuga ati nubwo ujye kuzagenda wowe wacyukiwe wowe ishori yanjye igiye kuzagenda ishaka n'undi muntu ariko njyewe nyine naramukunze. That's why namuririmbe namwe ati njyewe nubwo ugiye naguhaye temanyaje mu busaza bwawe mu bukecuru bwawe man uzajya unyibuka wibuke ko naguhaye ikimenyetso kiruta uwo ngo muri kumwe. Yego, indirimbo yawe yitwa Uzambaze Ejo, the story behind you ni iyihe? Ese hari uwo wabwiraga washakaga kuvuga iki gihe wandikaga iyo ndirimbo? Muraka kanyubu ndahuze cyane uzambaze ejo sinkunda byinshi bike by'ingenzi uzambaze ejo gabanyiti ku ibyanjye ndabizi uzambaze ejo baby. Kano kantu rero man icyo mbangamije nurabona hari ukuntu ukora ibintu bakavuga man uramu n'ikirara nanjye nkabyumva nk'ibihuha bamugani wa yacuste nufata. So nkavuga noneho kubera kuri kuzukambaza ngo race word and word happened word me this stuffs umva nyine ni zarumbasi nkavuga noneho just now I'm busy a bit so you can try me tomorrow, you can ask me tomorrow just because now I am very busy. You got me? Yes, urakoze cyane. Ufite n'indi ndirimbo yitwa I am different datandukanye mu Kinyarwanda. Ese utandukanye n'abandi mu buye buryo nuwe mwihariko ufite washakaga kubwira abantu ko utandukanye? Everybody what can I do? I am me. I can't change who I am. Ni sanzoshe majozoshe mawopitiye zinsiza cinca. Ibi ngibi rero mbivuga kubera iki? I am different kubera ko man tugira miliyoni zitandukanye abantu tuvukiramo. Nduwo ndiwe. Harabo ndi imbere bitewe nakabaye ndi inyuma. Sibyo? Akubera iryatandukaniro ngiye nkora. Sibyo? I am different. Hari ikintu mvuga ngo uwo nahaye amata niwe wanyimye amatwi. Ariko nanze kumutera iki umugongo kubera ko am different isani nzamukoresha. So ibyo abantu bibwira ko bahita bakora revenge, you just wait, shiramo difference, you use your mind than what you see. Utegure. That's why I'm different. Abandi barategura ariko nibabihigiye. Ngenda tegura nkabahanegeye. Uragira uti urategura ukabiha nk'igihe. Muri iyo ndirimbo yawe aravuga ngo abakuhaye amata, abana haye amata baba banyimye amata. Bakwimye amatwi. Ese ibyo bintu nibyo byakorewe mu buzima busanzwe? Yeah man, byambayeho, you know, it's a true story. When I was in S4, I know nigaga ku Gisenyi at that time. Noneho tuza kugira akantu tuza kujya ku mazi, you know, at the beach me. Tuza kugenda with the gangs, with some ladies. Noneho tutashe tujye kugera mu kigo. Tuza kugira gutya ndavuga noneho kanjende mbere, sibyo? Kubera ko mfite ukuntu nshaka kwinjira. Noneho mwege mbakinjira ikibaba kuko muri benshi ariko nshaka kwitanga ndi umwe nge niyo narya weekend nta kibazo. Ariko apresa baba nitangiye ntago bigeze babimenya. No kuvuga ngo muri iyi si nta marayika urimo. Nimba ushaka marayika creating ijuru na creating ijuru mbura marayika urizamo. So that's why I never believe for people, you know. Yes. Race tumaze igihe kinini cyane uno mwaka wa 2020 wari umwaka abantu benshi bitezemo ibitangaza ndetse n'udushya twicuye. Watekerezaga ko ari umwaka uzakumarira iki? Nize ntego wari ufite at the beginning of the year? Urabona last year 2019 nyimara kuronshinga album ubwo naza na Bulldog yazaga, you know all the story. Ndavuga none ubwo Bulldog muzanye nje gufata wenda like J Polly cyangwa se undi muhanzi bazaze bamfashe dufatanye urugendo, sibyo? None ndavuga kubera ko hari abandi bajama like hari abajama dukorana banuza bari China, ndavuga ngo twazakorana. Ariko kubera ukuntu ibintu byahise bihinduka mu ntangiriro z'umwaka, you know, noneho bita biba isosi. Ndavuga none uyu mwaka kugiye kumberera igihombo. Niko kuvuga ngo reka ntegure byibura ngira ikintu nzarangizanya umwaka. Ndavuga none mba byanze kuba nakorana n'abanyarwanda kandi noneho nkaba nshaka kuririmba igishinwa cyane. Iki nicyo gihe nimba kaminuza ihagaze urabona ko tugiye gukora graduation. Ndabona nimba tutagikoze graduation reka negure indirimbo z'igishinwa nzi recording nkore videos, sibyo? Noneho wenda covid irangire maze kujya muri introduction to Chinese hip hop, Chinese rap me. Okay? No naratangiye naga ari amagambo gusa on my YouTube channel, okay?
wagenda ukatubonaho Zuo Shema by Lacey Shaten Weizing Kaishira ubwo nyine hariho iyo ndirimbo imwe ni video lyrics next week video is coming. Okay. Uragira uti uwashaka izo ndirimbo z'igishinwa nawe akaba yasogongera yazigura kuri YouTube channel yawe ariko ndagira ngo urangira abantu neza iyo YouTube channel yawe ni iyihe yitwa ngiki? Yeah, my YouTube channel for Leo it is called Lacey Umurashi. Lacey Umurashi. You go there to my YouTube channel, you check out the content, yes. You subscribe, you hit the bell of notification. Don't forget. Yes. Ni Lacey Umurashi atubwiye ko yanaronshinze album ye ya mbere ese iyi album yitwa ngiki? My first album yitwaga I'm Different. You are different. Yari iriho indirimbo zingahe? Yariho 12 songs. Yes. So the big artist that I have invited was Bulldog. Yari Bulldog. Ese uretse Bulldog muri iyo album yawe nabaye bahanzi bandi mushobora kuba mwarakoranye? Yeah man, harimo na Park, harimo n'abandi bahanzi bagiye baturuka muri campuses zitandukanye, you know, no kuva ni Butare bari aba Dipoli, you know, the different artists. Yes. Park, uragira uti Park Tupac. Park Rugamba man. Rugamba man, the king of Lusaka Empire. Gisaka. Gisaka. Park from Gisaka. Nawe tunamusuhuza cyane. Lacey mu byukuri wahisemo kujya mu gishinwa ese kwandika indirimbo z'igishinwa ubu ntago bikugora? Man, burya baravuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri, sibyo? Kandi buri ikintu kitakubije icyuya none igiha n'agaciro. Ndabesha aba people. No kuvanga ikintu kitakubije icyuya nimba utagiha agaciro niyo mpamvu mvuga ngo reka bingore ariko nzarye neza. Ushaka kubaho nk'umwami ubanza kubaho nk'umucakara. Yeah, that is me. Bigufata igihe kingana iki kwandika indirimbo imwe y'igishinwa? Yeah, urabona kubera ko atari ururimi kavukire. Like 1 month kugira ngo mbe nkoze indirimbo yinonosoye nayikosoje kuze nagera ku rwego rwo kwiririmba nkayirecordinga in go ways and go manner with a good music instrument. It took me like a month. Iyo ndirimbo wavuze y'igishinwa yitwa Zuo Shema. Bishatse kuvuga iki? Do whatever you want but the outcomes will come to you. Wagerageza gusobanurira abanyarwanda bandi batumva izo bisobanuro. Zuo Shema icyo navugaga muri indirimbo nuvuga ngo wakora icyo ushaka cyose ariko ingaruka niho uzazirengera. Nuvuga ngo kora icyo ushaka mu gihe ushaka but ariko ingaruka zabyo ni wowe zizagaya ute uzazirengera. Wabwiraga bande ko bagomba gukora ibyo bashaka bakinezeza ariko bakirengera ingaruka? Yeah, most of the cases youth, young men's, young women's, urubyiruko ni twebwe tubwirwa kuko akenshi twebwe twinangira imitima no mu mutwe ntago twumva ibyo ababyeyi batubwira. Ntago twumva ibyo ababyeyi batubwira. Ni nk'ibihe bikorwa ubona urubyiruko rwishoramo ariko bishobora kubagiraho ingaruka n'ubwo babikora bishimye mu gihe babirimo? Man, I never take much time to think of this. Urabona ko akenshi amarandevu za appointment tugira kwa kuryoshya za gahunda ku basore bwa bushyuye ku bapepi. Man, it's all about it's all about man. Lacey arakubwira ngo ukora ibyo ushaka byose ariko mu byukuri ingaruka zizabivamo uzabyirengere. Lacey, ese ino ndirimbo harahihuriye n'ubuzima bwawe bwite? Yeah man. No. Hari ibyo wanyuzemo we bikuzanira ingaruka mbi? Yeah, of course man. Ushobora gusangiza ubuhamya bwawe butoya ku badukurikiye. Byagenze bite? Ni ibiki wanyuzemo bikuzanira ingaruka mbi? Hari habaye iki kugira ngo bijyemo? Byagenze bite tubwire? Mu byukuri urabona in high schools sometimes we never hear to the parents speeches, to the parents advices. Izo nama z'ababyeyi ziba zitandukanye iyo tutazitayeho ngo zitugiraho ingaruka. I remember once I was proud attending any club. Nagomba kujya muri club ariko narushya bampaye. Si club commentary is like a house party. Yes. A house party hakarori kane mugoroba. So nsabye urushya bararunyima. Barusabye iwanyu mu rugo. Perefe de discipline arambwira ati no
ndamubeshya ntiyabyumva mpamagara mu rugo ndababwira none you know what banyimye uruhushya ariko nari mfite akahandevu ndashaka kugenda bati no nubikore kandi ubikora uraza kubyirengera mwana wanjye. Was lovely mom who told me this. Ndavuga mama, fear not, there's nothing special that is going to happen. Nta kintu cya danger kiri buze kuba. Ariko naragiye igihe nagarukaga bahita bamfata. Bandi bagufashe ngo school authorities abayobozi bishika. No, I've been sent out for 2 weeks. Warirukanwe mari ibyumweru bibiri. Nako kamwe ko nakurijeho ndavuga none se kubera ko mfite experience nshaka gusangiza urubyiruko bagenzi banje nkababwira ko cyane cyane bano bari muri high school like boarding schools. Wati kuki ntababwira bakamenya ko ibi bintu bindi biba ari bibi bashaka kumva. Nangiriye kuri first story of my life. Singing Chinese. Kuburyo natanga na like ubutumwa nk'ubu ngubu ku rubyiruko muranyumve kandi munega amatwi. Birinde cyane mu byo bakora, bahitamo ibyo bashaka, banywa ibyo bashaka, baho uko bashaka, ariko ingaruka bazazirengera. Nicyo washakaga kubabwira. Yes. Ushobora kutwibutsa izina ry'iyo ndirimbo? Zuoshima. Igishinwa ntabwo ari ururimi rworoshye, nanjye ubwanjye byananiye kubifata, ariko buriya tuzagenda tubimenya. Ese mu Rwanda ko hari umubare mutoya w'abantu bazi igishinwa bacyumva, tekereza ko ino industry winjiyemo kuririmba mu gishinwa izaguhira cyane cyane mu Banyarwanda, cyangwa target market yawe ni Abashinwa, uteganya kwagura imbibi z'umuziki wawe? Mani, tuzi cyane ko urabona ko isi kimwe cya gatatu cy'isi n'Abashinwa. Bivuze ngo aho abantu batanu bari hagomba kuba harimo umushinwa. Abashinwa ni benshi bari mu Rwanda. I can target such market. Yes. Ariko n'Abanyarwanda twigana igishinwa, they are not few, they are many. Yes. So nabona abatekitinga Yego. kandi noneho hari ukuntu baba bashaka no kwigira mu ndirimbo. Yego. Ushobora kuzanyiririmba après nkakora video yisobanura mu Kinyarwanda apana mu Cyongereza, kuko hari n'abantu batangira kwiga igishinwa batazi Icyongereza. Nkabasobanura no mu Kinyarwanda ko bigenda bivuga mu indirimbo ijambo ku rindi. Bityo rero iyo urumva ni isoko nshaka gutyo. Donc no mu byo ugamije harimo no kwigisha abantu igishinwa. Kwigisha abantu yego. No kubigisha indangagaciro. Ushobora kubigisha indangagaciro nyarwanda binyujije mu rurimi rw'igishinwa, kubera ko ururimi rw'igishinwa rurabataracta. Wigisha abandi Abashinwa Abanyarwanda, yaba Abanyarwanda cyangwa Abashinwa, sibyo? Nkabigisha indangagaciro kubera ko baje kumva indirimbo yanjye bayikunze, nkahita mbakubitamo n'indangagaciro nyarwanda, sibyo? None wa mushinwa uri kuyumva kubera ko namusobanuriye iyo ndangagaciro, igihe cyose azaza mu Rwanda akavuga ngo Abanyarwanda bakunda ibi ngibi. That's why I'm the first man to introduce this career of Chinese rap. Ubwo urumva nzabiharanira, I will be the first. Okay, aragira ati niwe munyarwanda wa mbere uririmbye Chinese rap. Nagusaba ukaba washyiraho akapera, wenda hari nk'umuntu ushobora kutazabona uburyo ajya nko kuri channel yawe, ariko wamusangizaho gato yakumva iyo ndirimbo uko bimeze. Indirimbo yanjye yitwa Zuoshima. Nagira akantu mvugaho gato. Nta kibazo. Yeah. 每一个人有不同意，喜不喜欢你没因关系，但没有你真的可惜。我怎么到那个真实？我不知道，我不是你，你被我亲，你发脾气，你对别人你看你不起。Yeah, that's it. Ariko iyo tugeze kuri chorus kuno twataka. Zuoshima. 你想做什么就做什么，不以为不得怎么，但是为了没有什么美，不以为不得怎么，但是为了没有什么美。I'll catch it away. It is in this sense. Yes. Arakubwira ati kora ibyo ushaka byose, winezeze, uryoshye, ariko ingaruka ziri imbere bugufi cyane uzazirengera. Hari n'akandi kavuga. Kavuga mu iki?
我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人监视你在妩媚，你可知道这也会让我心碎？答应我你总是在一旁，mani是这样的。karavuga ngo ntabwo nakongera kwemera guhura n'abantu batabona sibyo kubera ko bishobora kumbabariza umutima kandi ukemerere abandi basore kugira ngo batestinge ubwiza bwawe. Ninde wabwiraga? N'umukunzi. Ufite umukunzi? Mbo official naho hari ariko in the coming days maybe. Aragira ati mu minsi izaza azafite umukunzi niba uri umukobwa uramubona buriya araza no kutubwira ukuntu ushobora kuba wamugeraho. Tukiri aho ngaho umuntu yagukunze wenda ashobora nko kugukura hehe ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, YouTube, Twitter n'izindi wenda zitandukanye wabwira abantu uko witwa kugira ngo nimba bagushaka bazakurebeho wababwira? Yeah, thank you. My IG ni Reisi Umurashi. Yego. My Twitter is Reisi 250. My Facebook Reisi Perfect Mihigo. The other one YouTube. Reisi Umurashi. Or Snapchat Reisi Mihigo. Like the other one is what? TikTok Reisi Umurashi. WeChat Reisi Xiatian. Reisi Xiatian. ibyo nabyo ni igishinwa. Xiatian 就是我的中文名字吧。Nishatse kuvuga iki? Izina ryanjye ry'igishinwa. Niryo zina ryawe ry'igishinwa. You got me man. Abantu biga igishinwa ngo cyangwa bakivuga buri wese nubwo yaba umunyarwanda bagomba kugira izina ry'igishinwa. Kubera iki? Urabona biterwa nuko urumva abashinwa baza mu gihugu cy'u Rwanda. Most of them abenshi muri bo nago bazi icyongereza. Ntabwo babasha gusoma character z'inyarwanda. Wandika izina ryawe ry'inyarwanda apresa bakaguhereza izina ry'igishinwa kugira ngo bijye biborohera kutunoma baduhamagare to make a call rolling in a class. Yes. Okay, igishinwa kizi imyaka ingahe? À peu près 2 ans. Imyaka 2 yose wiga igishinwa. Muri iyo myaka ni iki gishyashya wungukiyemo? Inshuti. Yego. Amahirwe yo mu kazi. Wabonye n'akazi ko gukora igishinwa? No way, naga akazi k'igishinwa kabuze ahubwo no kuvuga ngo ufite iki kugira ngo uhabwe ikintu runaka. Icyo ngicyo none. Ikindi nungutsemo like visiting the different places, you know. Kwiga igishinwa ni byingira akamaro. Nagiye nsura ahantu hatandukanye kubera ko naje ganje mu marushanwa basuye atandukanye. Nakubwiza kuri buranja njya convention. Niba ntabwo bitarure mu byari byagakoreweyo ako njyayo bwa mbere nagiyeyo because of Chinese. Nibwo yari gifungurwa ndakubwiza ukuri. Hari yashize igihe kingana iki Kigali Convention Center ifungurwa? Ntabwo ni nk'amezi 6 gutyo. Noneho amezi 6 yashize itarajya. No kwijyamo numvaga nyine narabitekereza yamvuga atari kubura umusani nakoreramo agataramo zagwayo. Ariko nyine nagiyeyo none mvuga ngo ntwawe mu modoka ndibumenyerwe icyo kurya ndamenye icyo kunywa ndibunataye numva nyine ndi safe me. Icyo gihe ntabwo waririmbye? Icyo gihe ntabwo naririmbye ariko at the second time for the second time naona narakoze presentation kubera ko nari natsinze irushanwa ryo muri Inter University Rwanda University. Ninjye nari natwaye igihembo cya best and beautiful landscape muri photograph China Rwanda photograph competition. Ushatse kuvuga kuri n'umufotographe mu busanzwe ngo numva yari amarushanwa aba photographe? Man nakubwiye ngo ni tutaravari ko tutravel byose urabikora? Yego man. Wafotoye ifoto imeze icyo gihe kugira ngo uhabwe igihembo? Man, you know kubera ko ngiye nkunda buri ibintu bya business cyane. Nafashe ndavuga ni kubera ko iyo ujye gufotora ifoto you check whether the photo will be having a meaning itself. Ndavuga ko muri noneho icyo bita transportation. Nabati kangiye gukora landscape ya irimo yiganjemo transportation.
I take a vehicle, akavatiri nyine kadatu vatiri, nyuma yaho nshiraho motorcycles like 3 to 4, après nshiraho abanyonzi nka batatu, nongera nshiraho n'abagenzi barimo baraziteka. Ku buryo umuntu ukibona ahita avuga ko this is transportation carrier. Iyo niyo na foto rero kubera ko iyo landscape nayifatiyemo iyo view na meaning yayo iyo ntago yakompetaga yarivugiraga. Iyo foto wayifatiye? Iyo foto nayifatiye in Eastern Maine. Nayifatiye mu Burasirazuba. Ikayonza Rwamagana Burasirazuba. Nari nafashe amafoto imwe nari nayifatiye Gatsibo. Indi nyifatira hariya hafi na Kagitumba. Hafi no mupaka hara ureba Nyungwe. Indi nyifatira Kayonza. Ariko naje gusanga ifite meaning kurusha izina ari Kayonza. Ahantu bita muri za video burahabana za audio. Maybe za video hafi ya kaminuza ubundi yibutse badukurikiye ko video ahantu yitiriwe video na icyo gihe wari uri video rero ugufashe foto n'indi video ni mu marembo ya kaminuza neza yahoze ari kiye kaminuza nderabarezi y'u Rwanda niho nafatiye iyo foto iza no gutsinda neza ima promo iza no kubona award mu gihugu. Right, Resi wahuze umbwira ukuntu uri umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Bisobanuye ko ubu ngubu uri kwiga kuba mwarimu, kuba umurezi nyine urerera igihugu. Yes man. Kandi uri n'umuhanzi uririmba rap. Ese wumva rap no kuba mwarimu uzakuza ute? Mu by'ukuri mu ncamake uburezi no buzima. Yego. Rap no buzima. Rap is life. So nago ushobora guhunga ubuzima mu gihe ukibubamo. Rero nge namaze kubona ko kuba muri rap nkaba no mu burezi ari ibintu bihura cyane. Kubera ko rap tuvuga ubuzima tubamo bwa buri munsi. That's why nabifasha nkavuga ni ibi bintu byose nimba ari bibiri byitwa ubuzima kuki nabifatanya ngo mbibemo byombi kugira ngo ndusheho kwishima. Yes, none inzozi zawe nk'umurezi nka mwarimu nizi mu myaka 5 iri imbere uruhe rwego wifuza kubugezaho nka mwarimu? Uvuze? Inzozi zawe, inzozi nize inzozi ufite nka mwarimu mu myaka 5 iri imbere. Mu myaka 5 rero ngiye kwita mwarimu ndabyishimira cyane. Ako mwishima kurushaho iyo nyise umurezi. Kuko mwarimu iyo ari umurezi birushaho kuryoha cyane. Mu myaka 5 rero ntabwo nzaba nyiri umwarimu gusa, ntabwo nzaba nyiri umurezi gusa, nzaba ndi ikindi kintu gifite igisobanuro. Cyangwa undi muntu ndabizo ndaza kuvuga ko ari umuntu nzaba ikintu kandi ari undi muntu ufite igisobanuro. Ni ukuvuga ngo nzaba hari urwego ngezeho nshobora kuba mfite timu runaka y'abantu dukorana itanga imirimo umunsi ku munsi. Timu runaka itanga imirimo na akazi ndamutse nkereye institute runaka tuvuge tureke institute tuvuge ngo imirimo runaka mbaye rwiyemezamirimo ndarangura ngafata produit nzivana ahangaha nkazijyana ahangaha ntabwo ari ngeze ziterura ntabwo ari imodoka ngeze zitwara ntabwo ari ngeze pakinga esanse nkwa siyange ibyo byose rero ni iki dufite big mind project ntabwo ubu ngubu noneho twazi describinga ariko icyo nkunda kuvuga akavuga ngo reka dutegereze igihe gisobanura byinshi igihe gikemura byinshi mu Kinyarwanda. Ese abakunzi bawe bakurikira akanya babasaba iki? Icyo nabasaba kudukurikirana ku bihangano dufite by'igishinwa Chinese Lab, bakabikurikirana bakabisangiza bagenzi babo bashaka kwiga ururimi bakadusura channel yanjye by'umwihariko kibiriho ururimi bagasura iyi YouTube channel yitwa Tere Songa TV bakayisura bagakurikirana ibiganiro kuko nkunda kunyuzaho ibiganiro most of my time nuko bizagenda biza gake gake gradually coming bakamenya ngo ururimi rw'igishinwa mu Rwanda rugeze hehe, imikoranire y'abashinwa n'abanyarwanda bigeze hehe, binyuze mu ndirimbo bigeze hehe, ese mu guhererekanya cyangwa se mu gutirana k'umuco byo bigeze hehe. Ariko hari ikintu
kuba hari urabona muri no minsi abahanzi benshi bari kuririmba ibishegu cyane cyane bakaririmba ibintu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina wowe ubivuga iki man ni byiza tubikomeze kubera ko ntago njajinga umuntu kubera ko buri wese afite ukuntu akora business kuririmba rero ni business afite ukuntu yapanze projet ye business plan business description byose afite ukuntu yabipanze so umuntu urimba ibishego akabona abafana cyangwa amafaranga ntabwo abimubuza ariko ngiye ndireba nemera iki cyanyinjiriza ndirimbye ubuzima busanzwe nkarimba ibyo nyuramo abo nkabishyira muri za njyana zibyinitse n'ubundi abantu ndababona. Ese kuririmba ibishego ubona nta ngaruka bigira ku rubyiruko? Usibye no ku rubyiruko n'abakuru bibitugira. Ngizihe ngaruka? Deja kutwica mu mutwe, kubica muri mind. Kutwica muri mind. Mukanariza. Ikindi no gukoresha imvugo zisa nkaho ziba zinzaduka. Imvugo zinzaduka ugasanga urabwira umuntu ngo nguba arashyushya ameze nka ritike izamuka isorongi man nago you can't imagine ngo umuntu ari kuvuga iki kereka kuba barakurikiranye iyo ndirimbo bararebye na video so better abantu twanaririmba erega hari abaririmba z'ubuzima iz'amaganya iz'Imana bagakundwa ariko turebe buri wese afite ukuntu apanga business ye I can't judge nimba babikora ababikurikirana ntawe ugashyiraho agahato ababikurikira bagenda babikurikire abakurikira ibijyanye n'ubuzima babikurikire abakurikiranye ibijyanye n'amasengesho babikurikire ngewe icyo supportinga no kuvuga ngo dutange umusanzu wacu mu rubyiruko n'abahanzi n'ababyeyi nange mufate abana banyu mubagurire abonoma zirimo ayo masheni zitarimo ayo masheni acuranga ibyo bishego bitihisi bazarangira bape nabi za ngaruka mbi wavugaga bya bindi umuntu akora ari kwishimisha bizarangira ingaruka mbi zimugezeho yagenda kumva indirimbo yanjye yo bita Zuoshema ni indirimbo y'igishimwa nshyashya iri kuri my YouTube channel bakendekamo Lacy Mihigo cyangwa se Lacy Umurashi ukajya kuri YouTube channel yanjye ukareba iyo ngiyo cyangwa se ukajya kuri Tele Isonga TV naho wayisangaho Astra Vista murakoze cyane indirimbo ni Zuoshima wayisanga kuri YouTube channel ya Lacy Umurashi bivuze ngo enjoyinga ariko ingaruka ziragutegereje reka dusoreza ikiganiro twagiranaga na Lacy Umurashi gusa ntabwo nasoza nakubwiye ko ugomba kujya kuri YouTube ugasacinga Telesonga TV nyuma yo gusacinga ugakora subscribe nyuma yo gusubscribinga ukajya hasi gato cyane hari akazogera k'umukara nako kagatikinga kugira ngo ubutaha nidusura n'undi muhanzi icyo tuzashyiraho cyose ukibone ciao nawe ubutaha murakoze cyane